yaraza kugira ngo bankure muri icyo giti, umwe yafashe muri rubavu ndafata mu rundi, nyine barashikura. Bashikuye rero igiti kivamo hasigara nk'umureyishwa w'amaraso. Abana baraje barabafata bategeka musaza wanjye kuba ari ubica, ati ntubice kubera kuko ari we wababitse. Celestine arabafata arabica, amaze kubica nuko nyine bwo masigaye bumbugu masigaye gutyo. Murakoze cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi wacu. Mwaramutse neza mama? Mwaramutseho. Amakuru yanyu? Meza. Turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994. Turi ku nshuro ya 30 uyu munsi. Ndabona mukoze ibyo ari byose mufitiye amakuru ahagije kuri ibyo bintu. Yego, waduha ishusho ntoya uko warungana icyo gihe? Yego. Ubu mfite imyaka 72. Imyaka 72 niyo mfite ubu ngubu. Niyo mfite. Icyo gihe se wari ufite inkahe jenoside itangira? Wareba nyine ubwo iyo mfite nawe sinkigira no mu mutwe, ntago bikibuka. Ariko nyine nkubwiye imyaka 72 ubwo wamenya iyo nari mfite muri jenoside. Yego. Ese si nka 40, nka 40. Ufite 72 uyu munsi? Ubwo icyo gihe wari ufite 42. Waduheza se ishusho ntoya, amazina yawe, ishusho ntoya ku byabaye icyo gihe, uko byari bimeze? Amazina yanjye se? Yego. Amazina yanjye nitwa Kabera Pelagie. Icyo gihe rero 94 ntambara dutangira kwibona, nayibonye 97. Yego. Nako 94 ku itariki 7. Yego. Ku itariki 7 rero niho abantu batangiye kudutwikira inzu. Bazanye igitero gitwika inzu nijoro yo kwa Rehodomiri, yo kwa Tereza witwaga Nyiramatotwe. Abantu barahosha barazimya, barabirukansa, abandi nabo bagenda batyo. Ku itariki 8 baramutse n'ubundi bajagajaga bashaka abatutsi. Ku itariki 9 niho batujemo bazana igitero sakaramo neza. Icyo gitero bazanye rero kuri uwo munsi ku itariki ya 9 kishe abantu, kishe umuntu witwa Evariste Mudeyi, kishe umuntu witwa Loyizi Nzamwita, yapfire rimwe na nani, harya yapfire rimwe na Mudeyi, na Loyizi ariwe wajyanye nyine n'uwo nani Evariste Mudeyi. Abantu barabirukansa bafata icyo gihe igiti, abandi bapfiriye hirya cyo kora simbibuka. Birukansa abantu abo batemaguye icyo gihe bari benshi, ntabwo nkibibuka. Baragenda bajya Inepfo, ariho bakuye igihe gisakasaka kwa Yohani Binenwa, barabazamukana barabazana, abantu barabahunga. Icyo gihe ntabwo hapfuye abantu benshi muri uwo munsi. Baragenda ngo ku itariki ya 10 niho twirukanse turagenda tujya Nyakanyinya. Twebwe twahungiye Nyakanyinya. Tugeze Nyakanyinya usanga n'abantu bacu benshi cyane barahari, niho bapfiriwe icyo gihe. Kuko twageze ku ishuri Nyakanyinya tuhasanga abantu bahani iwacu bose bagakwaya ba Nosenti na ba Veda Mugarura n'abagore babo n'abana babo, twari benshi cyane mbese. Uwo munsi rero turi Nyakanyinya bisha abantu, kuko igihe twagiye kubona tubona haje interahamwe zambaye ibintu by'icyatsi kibisi. Tuzi bahani iwacu n'abandi bahungaye Mururu. Ubwo rero baraza bageze ku ishuri Nyakanyinya aho twari twahungiye, nyine baratubwira ngo ibintu byose dufite nitubishyire mu nzu. Cyose nyine barabifata babirahira mu nzu. Ubundi bazana amabuye. Bafata amabuye aduteragura mu ishuri, bazana amagrenade bakubita mu ishuri. Umugabo wacu Gakwaya ni na mukuru w'uyu nguyu, aho yari yicaye nyine ku ntuza ku mabuye yari ahari. Twabonye uburabwe busohotse bugiye nkiriya,
natwe turasohoka tugiye kwirukanka, bakozanye indi gerenade bayikubita umwana witwa Nonsiyata, aba arashwanyaguritse, atangira ubwo rero bajugunyamo amagerenade bose. Ko bajugunyamo amagerenade niko bakubitamwo n'amabuye. Ubwo batangiye nko mu ma saa 5 saa 6 bica, kugeza nijoro mu gitondo bakiri kwica abantu bari bari ku ishuri Nyakanyinya, barabica. Noneho igihe kigeze babona ko batari bubashobore, kuko twari duhari turi abantu benshi, abanyawinteko twari ku ishuri Nyakanyinya, abo ku ruganda twabari ku ishuri Nyakanyinya, hari ingeri zose n'abo ku Cyato n'ab'imutima bamwe bari bahageze, kuba ishuri ryari ryuzuye na toriye yuzuye n'abandi bari hanze. Barica kugeza nijoro, habaye nijoro baragenda. Bari barushye kandi nyine babonaga bugiye buke. Abo batemaguye imirambo irambitse mu ntuza mu ishuri, umuntu yasohokaga mu ishuri bakamukubita umupanga akarambarara hariya mu rugo, kuko benshi twifuza gusohoka kugira ngo dupfe tudapfiriye mu ishuri. Umuntu agasohoka bakamukubita umupanga bagahita intumbi hariya. Igihe kiza kugera, noneho baravuga ngo bazane lisansi badutwike, ariko lisansi ntibaba bakizanye. Baravuga bati, abanyamuru baravuga ati mubicishe amahiri, inkota, amahama, bajye bagaragara kuko bapfuye abanyawinteko. Nuko byagenze rero, barica, barangije kwica bafata inzira baragenda. Bagiye mu gitondo mu cyakare, haza noneho igitero cya hano iwacu, bo bari baje bavuga ngo hari abasigaye bazi guhorahoza. Basanze tukiri bazima nyine, basanze bamwe tukiri bazima, binjira mu ishuri bazana amahama, ibikoni, ibihiri, bakajya bakubitagura nyine intumbi ziri gusambagurika. Kuko rero bari bafite umuyobozi wabo witwaga Theodora, niho yadusanze aravuga ati abatapfuye ni mu bajyemo n'amahama. Babajyamo n'amahama nyine, barakubita bagenda bajonjanga. Ariko twebwe kubera ko yewe nari mfite musaza wanjye w'interahamwe, ndamubwira nti ariko se ko abantu bapfuye bakaba barangiye, ubu koko ntimwambabare ngo mumvane ahangaha? Twari dusangiye papa, twari dusangiye mama, tudasangiye papa. Papa ari umututsi, njye narahungiye ku ishuri Nyakanyinya, bo bari hano mu giturage iwabo. Arambwira ngo tuzaza, namubwiye nijoro, arambwira ngo tuzaza kugutora ejo. Ndavuga nti ese muzaza kuntora ejo? Abari kwica abandi ngiye baransiga? Niho rero mu gitondo bazindutse baza kwica basigaye, mbabonye n'ubundi ndongera ndabavuga ati ko mwanze kunjyana koko, mwanjyanye nanjye nkazajya kugwa ku w'inteko nkareka kugwa i Nyakanyinya. Uwo mushefu wabo w'interahamwe ya Rurangiza ariwe witwaga Theodora, haravuga ati ubundi wazaga ahangaha uje kuhakora iki? Mwene wabo aramubwira ati none se uko Pelagie yari umututsi? Ni umututsi se nubwo yapfuye bwose nyina agacyurwa n'umuhutu, atari ko yari umututsi. Ngo none se ari kuvuga ngo agende ngo ajye hehe? Mu muri cyagwe hano. Igihe kiza kugira barakomeza barica, ariko Theodora aravuga ngo ariko ngo harya ngo mushiki arashaka kumujyana ngo muvanemo. Umusaza wanjye rero yaramfasha mvanamo, aranzana tunyura hano mu mugongo, hano Nyakanyinya nyine. Turaza, ngiye naraje ngeze hano kwa Serivati, umugabo witwa Serivati niho mama yari yahungiye, nawe niho yarari. Ahera ko banjyana aho kwa Serivati, tuba kwa Serivati iminsi 2, turahava tujya hano haruguru iwacu ni hano. Tujya iwacu, hashize iminsi 3 niho baje ati babana b'umututsi n'ubundi baracyariho, abana nari mfite nyine. Abana baraje barabafata, bategeka musaza wanjye kuba ari ubica, ati nubice kubera kuko ari we wababitse. Christine arabafata arabica, amaze kubica nuko nyine bwo masigaye bumbugu masigaye gutyo. Ariko nyuma yaho ngaho abantu bakomeje kwicwa ni benshi cyane, kuko hari nabo bagendaga bagakora hariya mu gihuru mu gishanga aho bari barihishe. Hari nk'umugabo biciye hano ku muhanda w'iriya Nyakarenzo, ngo yapfuye tureba. Mbese ni benshi, ni byinshi. Ni amateka nyine. Rero ngewe uwo munsi wo ku itariki 9 navugagaho, niwo munsi baje kutwica twebwe twari twirukanse. Ariko umugabo wanjye we nawe no kuri iyo tariki bamwishe, kuko yagiye avuga ngo agiye kureba umwana wajyanye inka ku musozi. Aragenda ageze iriya hirya yo muhira nyine mu mugongo,
aba ariho bamutsinda. Yishwe n'umugabo witwa Rudoviko, yari n'inshuti yiwe. Rudoviko Nandera, reka sinkibibuka. Sinkibibuka, ni kera. Ni kera. Nuko ubwo rero intambara nakomeje kuyibona aho nari ndi iwacu, birukanka bagenda bica abo numva abo bambwiye bapfuye, ariko maze kugera iwacu ntabwo nongeye kwasohoka. Nta n'umuntu wansanze ngo aze kundya urwara. Barazaga nyine bakavuga bati umunsi intambara interahamwe inkotanyi zomotse zikagera mu Rwanda, muzabanzirize kuri uriya mugore kubera kuko ari ufite inkotanyi. Izo nkotanyi nari mfite rero bari abana, nibo nyine baje kuzicira iwacu, abahungu b'abasore bane. Ubu si igihe cyose umaze muri iyo nzu, ibyo kurya ntibyagoranye? Twari twarashize, hari n'igihe wagenda ugafata agataka ukagahomora ku nzu nk'ahangaha ukarya. Niho twararaga mu bihuru, twaragendaga tukahomora nyine agataka tukarya. Naho twari turi ngo hitwa ni iwacu, twavuga ko nijoro baza kuza, ukagenda ukipfurika mu gihuru ku manywa. Icyari kigutunze ni agataka rero. Ese wamazemo igihe kingana gute? Wamaze igihe kingana gute muri ubwo bwihisho? Muri ubwo bwihisho? Muri ubwo bwihisho? Muri ubwo bwihisho twahamaze icyumweru n'igice. Ubu ngubu twagiye kugera aho ngaho iwacu twararindagiye, twarapfuye icyumweru n'igice, ariko twari twarapfuye, twarashize. N'umwana w'uruhinja nari mpetse mu mugongo, maze ntabwo ntiyarakirira, yari yaragiye ahana n'umugongo, ubundi aratuza araceceka. Ariko wariho? Arahari, ubabyaye gatatu, ariko agira indwara y'umugongo, kuko muhetse nasanze hariya hirya hariya gakeya bari kwica, bamaze gutwika inzu, umugabo gakora bamaze kumwicira inyakanyinya. Noneho mbona umujandarume ahagaze ku rugo kwa musaza wanjye, hari igipira. Mbonye ahagaze ndavuga nti uriya muntu ubwo afite imbunda arandasa. Nahereye ko hari igiti kinini cyane cy'ikigereveriya, ndahubuka nkubitaho agatuza. Umwana rero aho naguye aho ngaho ntabwo yigeze anyeganyega. Ngewe icyo giti naguyeho cyari gifite ishami, yarazamutse ryisoka hano mu rubavu, n'ubundi haba igisebe, nirwo njya ndwara. Iyo ndwaye niho indwara ituruka. Noneho igiti kimaze kwishingamo, wa mujandara mu rusasu nyine rwanyuze hejuru, ntegereza ko yakongera kurasa, ndahebura. Nshaka umuntu wansanga aho ngaho ngo nkuremo cya giti naguyemo, kuko naguye nubitse inda. Igiti kiraza nacyo giturika gutya mu rubavu kijyana gutya. Hari nko mu ma 5:30 n'igice. Noneho ndahaguma, haza kuba nijoro, ni mu kagoroba. Habaye mu kagoroba, umugabo witwaga kwa nyine, niho twatangiraga kugenda tugira tuvuga tuti tuba ahantu twihishe, wenda tujye kureba umuntu waba yatese akaduha kuturya. Noneho numvaga ko ari kugenda ahamagara umwana we witwaga Gasurira. Ari kugenda amuhamagara ngo Gasuri, Gasuri. Arahamagara, ahamagaye ndamubura nti Gasura ntawe nabonye hano muri iki gihuru, ntabwo ngewe naguye mu giti. Igiti cyanyijombye mu rubavu, none cyanze kumvamo. N'umwana mpetse yapfuye, nabuze umuntu umunkura mu mugongo. Numvaga ko yapfuye kuva 6:00 atinyeganyeza, kandi ari agahinda. Ubwo araza arandeba antera, ndavuga turi kunyica, kuko abantu ni ibitangaza. Nyine yabuze ukuntu nawe yabigenza, aragenda ajya gushaka undi muntu witwa Piyo, kubera ko bari kugenda bashaka abana babo bari mu bihuru. Ashaka Piyo, yaraza kugira ngo bankure muri icyo giti. Umwe yafashe muri rubavu, ndafata mu rundi, nyine barashikura. Bashikuye rero igiti kivamo, hasigara nk'umureyishwa w'amaraso. Baje kuzajya bankanda bakanshyiramo iki cyasi cyitwa ruberwa, nicyo cyaje kunyorohereza. Ubwo rero amaze kuza nyine, tumaze kuhava aho ngaho, niho kandi uwo munsi bamaze kunkura muri icyo giti, mbera ko mfata inzira ndagenda njya kwa umugabo witwa Munyantarama. Mpageze ndasuhuza, yari umuvandimwe. Amaze kunyikiriza, abonye ari jyewe,
arambwira ati njye sinshaka abatutsi igihuru cy'impiringe cyahiye mbuge uvuye aha ngaha ndiruka ndagenda tugeze epfo mu muhanda ngeze mu muhanda mpasanga umugabo witwaga Nkwakuzi rero yari umujuji ari we ushobora kwica akanakiza ndamusanga ariko nta kintu yantwaye asanze ari kumwe n'umugabo witwa Kayigire yari ari kumwe n'umugabo witwa Kayigire undi bari kumwe sinkimwibuka barambwira ati wowe rero ntabwo tugucumbikira nitugucumbikira baratwica fata inzira ugende ujye kwa muramu wawe kwa Jacques mu Bahinda ubwo narashogosheye muri icyo gicuku ndagenda ngeze kwa Jacques ndababwira nti ngiye nabuze aho njya Jacques arambwira ati none ko uje hano uragira ngo bigende bite uragira ngo banyice ndavuga nti ntacyo bagutwara nshumbikira none basi ejo nzagenda yaremeye aranshumbikira ariko mu rukerera yarambwira ati byuka ugende hataza kuza kugira umuntu ukubona akamenya ko waraye hano ahubwo uzajya ugenda uze kurara hano ndamubwira nti ubwo ndagenda nzajya nza kurara hano aho ndi bugere se harampa amahoro ntabwo banyica nibwo nagendaga aramperekeza angejeje mu haruguru yiwe nkubitana n'umugabo witwa Yohani Nyaburya yikoreye ikinyita cy'inyama avuye kubaga inka z'abandi zo kwa Fidela ati ndakwica nturanyica umpora ubusa ati ndakwica umugabo wawe yaranshombaga nanjye ndakwica yageranya gutura cya kinyita cy'inyama hasi bikamunanira akavuga ati ninzitura wenda abandi barazintwara hasi nyine arakomeza aragenda nibwo nomose ndaza nyine ariho nanahitiraga ku ishuri Nyakanyinya mwe nari mvuye mu Bahinda usanga mu Bahinda ku ishuri Nyakanyinya nyine ni ibikomeye niho nanahageze uwo munsi naraye kuri uwo mugabo byo nabikubwiye ukuntu bagiye bica abantu nari mpari igihe cyaje kugera Nyakanyinya rero baza kuza gutwika noneho barabuze bati bano abantu batari bamwe umwuka nta kundi twabagenza turabatwika bazanye ibihunda baratwika nawe barimo nanjye mbarimo harimo turi benshi n'uwo mudamu hari umudamu wari Mukasentema n'uwari Mukaveda Mugarura n'uwari Mukanosenti hariho Theodora yazaga akatubwira ngo ese uko nduzi muri hano ngo iwanyu hagiye hehe aramubwira ngo iwacu barahatwitse abaza kandi da Mukasentema aramaza ngo niko ngo umugabo wawe ari aramwihorera umugabo wawe ari ati sinzi ahantu ari hasi nyine aramubwira ngo iryo zuru rimeze nk'iry'umushoro ngo hari icyo narikorera afata inzira baragenda aratwihorera kuko ku ishuri Nyakanyinya ho twaboneye ibintu by'amarorerwa cyane twaboneye amarorerwa baricaga bakajyana abana bakajyana abagore bo kubasambanya hagati y'intumbi nyine nibyo nabonye ku ishuri Nyakanyinya mba ndi kubivuga nanabinyura hejuru rimwe sinkibyibuka ni ukwihangana simba nkiri ni ukwihangana rwose ni ukuri twabonye ibintu by'amarorerwa kwihangana ubundi bwa mbere